Ibimenyetso, tugiye kuganira ku bimenyetso bigaragaza ko umukobwa agukunda bya nyabyo. Icya mbere harimo inseko nziza. Buriya umukobwa ugukunda ahora yumva yagusekera, nk'iyo umurebye, iyo mukubitanye amaso ku ruhande, iyo akurebye araseka kabisa, avuga ati uyu ni we muhungu, abandi barabeshya. Ikindi aragusekera, aba anakureba cyane. Icya mbere ni inseko, icya kabiri akunda kukureba cyane. Buriya iyo akureba cyane aba akwitegereza, aba yumva ko umuntu ari mu ishusho y'undi. Iyo akureba abona ko musa, mwese muri mu ishusho imwe nyine. Ikindi, umukobwa ukunze bya nyabyo usanga ari wa mukobwa nk'iyo mwicaranye uzareba kenshi usanga ari kugukorakoraho, yifuza ko mukina, kandi akaza ari we uri kubikubwirira wowe utabimubwiye. Ikindi cya kane, akunda kukuvuga. Buriya umuntu yagukunze ababwira inshuti ze akavuga ati urabizi uriya ni inshuti yanjye, tumaze iminsi dukundana. Cyangwa se yaba ari kuganira ugasanga akuzanye mu nkuru. Ikindi, azagusaba ko musohokana. Ingingo ya gatanu, umukobwa wese ugukunda avuga ati reka musohokane tumarane, akaba yifuza kumarana nawe akanya kugira ngo utamucika. Niyo mpamvu agusaba ko musohokana. Icya gatandatu, azakoresha uko ashoboye muri kumwe. Aba yifuza ko muhora muri kumwe, kuko aba yifuza ko waba uri kumwe n'abandi basore, kuko abandi basore bashobora kumutwara, urumva aba yanafushye. Abandi basore bashobora kumutwara ugasanga nta wundi muntu afite kandi yaragukunze. Buriya iyo wakunze umuntu biragoye ko utari kumwe nawe, kuko ushobora no kumutwara ukazibaza igihe bamutwariye bikakuyobera. Ikindi, azakubwira ko akunda imico yawe. Buriya umukobwa ugukunda akubwiza ukuri. Niba ufite imico mibi arabikubwira, niba ufite imyiza arabikubwira, kuko aba ashaka ko muzubaka mukarushinga. Abatandukanye na wa mukobwa ugukunda biri aho ngaho, kuko umuntu wundi utakugira inama nzima ntabwo aba agukunda. Ikindi, akwereka ko akwitayeho, ni twari turi kuvuga. Akugira inama, ugomba gushyira akabaraga, niba wakoresheje akabikubwira, niba nawe ukora ibintu bibi kenshi akabikubwira. Ikindi, akunda kukugira inama yo hejuru. Icya nyuma noneho nta nyuma, aragufuhira. Buriya umukobwa iyo umuntu agukunda aragufuhira, kuko yifuza kuvuga ati buriya nkuba mu nkuba kuko yansize umutima. Buriya gufuha ni ibintu bigirwa n'abantu benshi. Harimo usanga umuntu ufuhira undi abamukunda kuko by'ukuri. Rero iyo umukobwa amaze kumenyana mukaganira ashobora kutamenya ko yagukunze, ariko igihe yakojeje ko undi mukobwa ari inshuti yawe cyangwa umupositinze, ujye umenya ko ari kutagatinga. Ashobora kuvuga ati ari gupositinga uriya mukobwa akaba ari inshuti yawe, ntiwaba ufatishije ku ruhande.